aravuga ngo nuzabyara wabyarije, akavuga ngo nubwo ubyaye ntuzaheka, waheka akavuga ngo nubwo ahetse ntazakura. Bakorera amakwe bumvaga abakene barambiwe icyiciri barimo, ndagira ngo mbabwire ngo hari amakuru aturutse mu Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mwese abankurikiye, mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nahumu. Turasoma ibice bibiri, umurongo wa mbere naho turaganira uyu munsi. Reka turambure Bibiliya zacu ubundi dusome ijambo ry'Imana kandi biragenda neza. Dusome Nahumu ibice bibiri, umurongo wa mbere. Haravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe, kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe atsembweho pe. Turasubiramo. Aravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we, komeza ibirori byawe byera, kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe atsembweho pe. Mana ishimwe cyane. Ndashaka ko tuganira kuri iri jambo. Ni ijambo nakunze cyane, ni ijambo ry'ubuhanuzi. Wowe uneza amatwi, wowe uri kunyumva cyangwa se wowe uzumvira ijambo, iri jambo uryakire nk'ubuhanuzi bwawe, uryakire mu buzima bwawe nk'igisubizo cy'ikibazo wari ufite. Kubera yuko iri jambo njya kurihabwa cyangwa iri jambo riza kunzamo, hari abantu benshi bafite ibibazo, abantu benshi bari bamaze igihe bumva inkuru zitari nziza, abantu benshi bamaze igihe bafite ibintu byabayoboye byabacanze mu buzima. Ariko iri jambo ndikuzaniye kugira ngo uyu munsi wumve ubohotse, wumve unezerewe, wumve wongeye kugarura ibyiringiro, wumve ko Imana ari yivuganye nawe muri iri jambo. Uyu munsi wumve ko Imana ivuganye nawe. Uyu munsi muri uyu mugoroba Imana ije kuvugana nawe. Wari umaze igihe ukumbuye imvugo y'Imana, wari umaze igihe ukumbuye ineza y'Imana. Hari ibyo warasezeranye n'Imana ubona byaraheze, ubona bitaza, ubona utawibaza ukuntu byagenze. Ariko uyu munsi ndagira ngo ngubwire ngo hari amakuru nguzaniye aturutse mu ijuru ry'amahoro, avuga yuko hari ibintu byawe Imana ihinduye, hari idosi Imana ihindamuye, kandi ibintu bigiye kugenda neza. Imana ishimwe cyane. Iri jambo hari korasi ivuga ngo ineza, muri ibyo gize umwuka aririmba ngo ineza y'Imana ngo narayibonye ababisha bangose. Kandi nawe hari uburyo wabonye mu Imana, hari uburyo Imana we yakwiyeretse, hari uburyo yakwiyeretse mu bana bawe, hari uburyo Imana yakwiyeretse mu muryango wawe, hari uburyo bwinshi bukwemeza cyangwa bushobora kugutera gushima Imana. Imana yagiye kwiyerekamo urwaye, uri mu bitaro byakuyobeye, abana babuze ubwenge ku ishuri, wabuze umugabo cyangwa se mu buryo butandukanye. Hari uburyo Imana yagiye kwiyereka bugufasha cyangwa se bugutera gushima Imana. Ariko Satani ararakara, Satani arafuha, Satani niyishima, Satani ashaka izindi ngamba, kuko Satani umugambi we n'ugora dutega iminsi. Aravuga ngo nuzabyara wabyarije, akavuga ngo nubwo ubyaye ntuzaheka, waheka akavuga ngo nubwo ahetse ntazakura. Umwana ejo yakwavuga ngo nubwo akuze naziga, ejo umwana yakiga akavuga ngo nubwo yize nazashaka. Ejo Imana yagukorera ubukwe umwana agashaka, akavuga ngo nubwo ashatse ntuzabona umwuzukuru. Ejo umwuzukuru yaboneka, akavuga ngo nubwo umwuzukuru abonetse ntabwo ya mwana byazakura, ntabwo azashaka, ntabwo aziga. Ga Satani we gahunda ye niyo kugomeza adutega iminsi. Ariko ndagira ngo ngubwire ko twamaze kumenya amakuru yuko Satani nubwo aturwanya ariko nambaraga afite. Haleluya. Satani nubwo aguhiga, Satani nubwo akugenza uko bwije nuko bukeye, ariko ni ibitero by'akanya gato byo kugira ngo uhungabane, ucogore. Ariko abamenye Imana, ijambo rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo niba muna gukomera bakora iby'ubutwara.
Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbakiye muri iri jambo rero mbabwira yuko hari amakuru ijuru ribazaniye. Hari amakuru ijuru rizaniye abakobwa bumvaga bakeneye neza y'Imana, bumvaga bakeneye ko Imana bakorera amakwe, bumvaga bakeneye barambiwe ikiciri barimo. Ndagira ngo mbabwire ngo hari amakuru aturutse mu ijuru aje abwiwe abantu bubashye Imana, abantu bayize, abantu bayiringiye. Hari abagabo bari bamaze igihe bategereje Imana, babona Imana yarabigisha, babona Imana itabigaragariza. Ariko ndagira ngo ngubwire ngo uyu munsi hari amakuru aturutse mu ijuru. Mana ishimwe cyane. Iri jambo rivuga ngo mu mpinga z'imisozi, haleluya, haturutse ikintu bita amaguru. Amaguru ngo yuzanye inkuru nziza, ngo akamamaza iby'amahoro ku buzima bwawe. Avuze ngo iki? Nimba witwa Bosco, nimba witwa Clemence, nimba witwa Maria, ndagira ngo wivuge mu izina ryawe, wumve ko ari Imana ivuganye nawe. Aravuga ngo Yuda we komeza ibirori byawe. Nimba witwa Clemence, uvuge ngo Clemence we ni nkomeza ibirori. Aravuga ngo komeza ibirori byawe byera. Aravuga ngo higura imihigo yawe, ngo kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe ngo atsembweho pe. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo ngubwire yuko uyu munsi umuntu wese ku rwego rwe hari inkuru mbi. Hari inkuru mbi wumvishe, hari inkuru mbi wagiye wumva ku buzima bwawe, hari inkuru mbi wagiye wumva kuri sheri wawe mu rubyiruko, hari inkuru mbi wagiye wumva ku mugabo wawe kububatsi ngo, hari inkuru mbi wagiye wumva kuri business yawe, ukaba wareka uko wateguye ibintu ukabona byahindutse, ukabateguye ko abana baziga ukabona barasibiye, ukabona bateguye ko abana bazakura neza ukabona biri kugenda byanga, uburwayi ni bwinshi. Hari ubwo wumvisha inkuru mbi bagusezere kwa muganga urwaye, bakavuga ngo genda utegereze urupfu kuko indwara yawe nizakira. Hari inkuru mbi wagiye wumva ku bahanuzi bavuga ngo biracitse, bakakumvisha yuko utazarama. Ariko reka ngo ubwire ngo